umuvandimwe abajije kucyo Islamu ivuga kuri niqabu. Niqabu ndakeka tuzi yari harutayizi, hari ka gatambaro abayisilamu kazi bajya bambara kagaragaza amaso gusa. Turakabona, iriya niyo bita niqab. Uwislamu nk'uwislamu, ubwo ndagusobanura icyo uwislamu bivugaho. Awalan, mbere na mbere avandimwe Islamu, uko umukobwa arushaho kwambara akikwiza akanahisha umubiri we, niko arushaho kugira icyubahiro, ni nako arushaho kuba mwiza imbere y'uwislamu, ni nako arushaho kuba yagira icyubahiro mu Buislamu. Uko arushaho kwambara yikwiza, ni nako arushaho kuba mwiza mu Buislamu. Uko arushaho kugenda yegera icyitwa kwihisha no kwegera kwikwiza, niko arushaho kuba mwiza no kugira icyubahiro mu Buislamu. Hari utakifuza kubona mushiki we yaba yubahitse mu Buislamu? Nta utabyifuza. Hari utakifuza kubona umukobwa we yaba yubahitse mu Buislamu? Nta utabyifuza. Nta n'utakifuza kubona umubyeyi we yaba yubahitse mu Buislamu. No mu bintu bya mbere bitanga icyubahiro ku bayisilamukazi harimo kwambara bakikwiza, harimo kwambara bakanihisha, bagahisha imitako Allah subhanahu wa ta'ala yabatakishije. Uko arushaho kwegera icyitwa kwihisha, niko arushaho kugira agaciro mu Buislamu no kugira icyubahiro mu Buislamu. La shaka iki ngiki abamenyi mu Buislamu bagaragaje yuko niqabu numwe mu myambaro myiza, umwambaro umuyisilamukazi yakambara akaba yihishe, akaba anihishiriye, akaba anagize icyubahiro. Birikumvikana avandimwe Islamu, kubera yuko hatagira n'unavuga yuko niqabu kugiye kinwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yari iriho. Ahangaha turabikomora muri hadithi nwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabwiye abari bari mu mutambagiro mutagatifu, arababwira ngo niba bari gukora umutambagiro mutagatifu nibakoreshe niqabu, nibashyireho niqabu. Hadithi irahari, birikumvikana avandimwe Islamu. Bityo no kugiye kinwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yari iriho, hamwe nuko yari iriho itandukanye n'iki gihe. Abamenyi batugaragariza yuko yari iriho yo yagaragazaga amaso gusa, bishobora kuba wenda ari imyenge nk'ibiri yari iriho gusa hakagaragara amaso, ariko kuri kino gihe bigenda bihinduka byaguka, ugasanga iri kugenda igaragaza bimwe mu bice by'uburanga bw'umukobwa cyangwa se uburanga bw'umugore. Bityo rero ahangaha biragaragaza yuko niqabu ni kimwe mu birango bigize imyambaro myiza igaragara mu Buislamu. Hamwe nuko hari abantu bagiye bihisha muri niqabu bakayikoramo amabi, bakayikoramo ibyaha, birikumvikana, ugasanga bigiye biteje ikibazo gikomeye cyane ku rwego rw'uko yenda na leta yacu y'igihugu ishobora kuba yavuga iti ngo nta niqabu ku bayisilamukazi ntibazongere gukora iki, kuzambara. Birikumvikana, si uko leta yabonye yuko niqabu ari ikibazo, ahubwo nuko baje gusanga yuko abantu bihisha muri niqabu bamwe na bamwe, si bose, kereka wenda niba barabonye yuko abantu bose bambara niqabu ari abantu babi, ahangaha nabo baribeshye ubwo ngubwo muri ubwo buryo. Nje naguha urugero, reko ndadufata urugero. Ikipe y'umupira ikunzwe cyane hano mu Rwanda ni iyihe? Murashaka kwigira nkaho mutazi umupira? APR inyi? Reka dufatiye ahangaha hano hafi Kiyovu. Erega mwari mwigize nkaho nta bintu by'imipira muzi. Turaziranye Abayisilamu, turaziranye. Reka dufate nka Kiyovu. Ese umuntu aramutse yambaye jezi ya Kiyovu akajya hariya mu muhanda akica umuntu, ubwo bishatse kuvuga ngo bambara bose amajezi ya Kiyovu n'abicaye? Ko mudasubiza avandimwe Islamu? Ntabwo aricyo bisobanura. Nta nubwo bisobanuye yuko uwo nzabona yambaye jezi ya Kiyovu nzahita mwita umwicanyi. Siko bimeze avandimwe Islamu. Ariko kubera yuko Ubuislamu n'ubundi ishusho yabwo yaranduye ahantu henshi, niyo mpamvu hari n'ibirango by'Ubuislamu ababyihishe inyuma, iyo hari icyo babikozemo birangira abantu bagaragaye muri iyo shusho bahise bitwa abanyabibazo. Birikumvikana? Ariko ibi ngibi ndagira ngo mbabwire ko atari ukubivuga kugira ngo tugumura abantu ku byemezo leta mvuze, cyitwa nko kuvuganira. Nkuko ushobora guhagarara ukavuganira adhana ya salatul fajr, siko bimeze? Nanjye rero kuba navuganira niqabu ni uburenganzira bwanjye,
hanyuma bikumvikana bakagira icyo babikoraho, cyangwa se ntibyumvikane ntihagire n'icyo bakora iki babikoraho. Ariko niqabu nka niqabu mu Islam nguhaye ishusho yayo, biri kumvikana vanwe Islam ni umwambaro mwiza mu Islam. Ariko rero uyu mwambaro hari abawanduje rero nibo bateje ikibazo cyo gutuma iyi niqabu itera ikibazo. Ariko abamenyi iyo bagaragaje yuko byabujijwe muri buriya buryo, ubwo ngubwo turongera tukanagaruka tukareba ese utambaye niqabu mu Islam ahita yitwa ko atari umuyisilamu? Naam, akomeza kuba umuyisilamu niyo atayambara, kugeza n'ubwo hari n'abamenyi bagaragaje yuko atari na byiza kuyihatira umuntu uyimuhatire kugeza n'ubwo ushaka kumugirira nabi ngo ayambare. Naam, kuba washishikariza abantu kuyambara ni nkuko uba uri kubashishikariza gukomeza kwambara neza bihesha agaciro. Bavandimwe Islam, wallahi mbabwije kuri yuko mu bintu bya mbere biteje ikibazo ahangaha kuri isi Allah subhanahu wa ta'ala harimo n'imyambaro mibi idasobanutse y'abayisilamukazi, abambara impenure, abambara inda ziri hanze, imigongo iri hanze. Abangaba ikigaragaza nuko bagiye bateza ibibazo byinshi, ndabeshya bavandimwe Islam. Ariko iyo barushijeho kugenda bikwiza, banarushaho kuhisha imibiri yabo, ibingibi hari byinshi bigenda bigabanya, ndetse no kubyo bakoresha bagahisha imitako bimwe na bimwe bitateza ikibazo, harimo n'iriya niqab. Hakabaye n'ikindi cyitwa khimar, iki ngiki cyo noneho sasa ni hejuru ya niqab. Niqab yo igaragaza amaso, khimar yo ntabwo igaragaza amaso, ni ukwitwikira ahubwo burundu n'amaso ntanagaragare. Ari nabyo byagaragaye muri Qur'an, muri suratu An-Nur niba ntibeshye, aho Allah tubwira ati walyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Ziriya khimar babaga bambaye zajyaga zigarukira hano ku mutwe hagati, ngo bajye bazimanura hanyuma zigarukire ahangaha nko ku gatuza kabo. Nuvuga ngo ubwo uburanga bwose akoze iki? Arabuhishe. Rero ndongera nsubiremo kuba turi kubivuga gutya, ntabwo ari ukugira ngo tubwire abayisilamu ngo mwigomeke, ntabwo turi kubwira abayisilamu ngo nimwumvire itegeko riba ryashyizweho na gavumenti y'igihugu cyacu, ahubwo ni mu rwego rwo kuvuganira icyitwa ko cyandujwe ishusho yacyo, kandi ntacyo gitwaye mu Buyisilamu ntacyo gitwaye, ahubwo hari ukuntu cyandujwe. Ndakeka byumvikanye vanwe Islam. Uwo ari wese rero wabona ubushobozi bwo kwivuganira mu buryo bwe ni byiza, ahubwo ikibi ni ukwicara ubona yuko koko ikomeje yanduzwa nawe ukayanduza, hanagira n'unayivuganira ukamutunga urutoki, buriya ni ikihebe. Hoya, ntabwo ndi ikihebe njyewe, nta nubwo nigometse, ahubwo ndimo ndavuganira ibirango by'Ubuyisilamu. Hari benshi afata umuhoro yitwikiriye mu maso ati la ilaha illallah, agahita acinja umuntu. La ilaha illallah wenda hari igihe cyazagera bakahita bavuga ati ngo muzongera kuvuga la ilaha illallah namwe tuzabafunga. Ese tuzaceceke? Tuzabivuganire tugaragaze yuko ikibazo atari la ilaha illallah, ikibazo nuriya wari ufite umuhoro, ntabwo ari la ilaha illallah. Rero niqabu ntabwo ari cyo kibazo, niqabu ntabwo ari igenda igasetinga igisasu, ahubwo uyambaye ni usetinga igisasu. Aha biri kumvikana rero tubitware mu nzira ya nyayo. Niba ari ukubivuganira tubivuganire, niba ari uguceceka abaceceka wenda bafite impamvu bacecetse. Allahu a'lam.